muri ibi bihe bikomeye, muri ibi bihe turimo turageragezwa, muri ibi bihe ukwizera kwacu kurimo kurageragezwa. Yesu ashimwe. Imana yadushyize ku rutaro, turimo turashungurirwaho. Abana namwe akandika ibyo muvuga n'ibyo mukora igihe mubyutse mu gitondo. Mbese mwiyumvamo ko mubuze shinge na rugero, kandi ko mukennye imbaraga ivuye ku Mana. Mbese aho mumenya so wo mu ijuru, mbese aho mumenyesha so wo mu ijuru ibyo mukennye mwicishije bugufi kandi mubikuye ku mutima. Niba ari uko mubigenza, haleluya, niba ari uko mubigenza, abamarayika bandika amasengesho yayo. Kandi niba ayo masengesho atavuye mu minwa iryarya, mu gihe muzaba muri mu kaga ko gukora ikibi mutagambiriye, cyatuma imibereho yanyu ituma abandi bakora ibibi, marayika ubarinda azabaza iruhande, abayobore mu nzira nziza, abashakira amagambo mwavuga, kandi abatere gukora ibyiza. Ijuru ribane namwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Amen. Reka dushime Imana cyane kandi tuyihimbaze kubw'ibi bihe bidasanzwe yaduhaye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ntabwo ari ibihe bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Nubwo muri no minsi abantu turwaye indwara yo gufata ibidasanzwe tukabigira ibisanzwe, ariko ndashaka kubabwira yuko guhura muri ibi bihe abantu bakamara ijoro ryose baganira, bugacya bagakomeza bukongera bukagoroba. Yesu ashimwe. Twambaye umwambaro nk'uyu duteranye ni ibintu bidasanzwe, kandi Imana yabigennye, yabiteguye, irabihagarikira kubw'umugambi wayo kandi mwiza kuri ngewe no kuri wowe. Imana ihabwe icyubahiro. Nitwa Nizeyimana Eli, ndi umuyobozi w'intara ya Gatebe. Nabonye hari abantu batanzi, ariko kandi n'umuyobozi atangazwa yuko hari n'abanzi. Abatanzi nabo ntabwo byaba ari igitangaza, kuko ngeze muri no ntara vuba, hashize amezi agera muri 6, kandi n'ubundi aya 6 ashize, n'ubundi insengero zifunze, aho guhurira hagiye haba hakeya. Niyo mpamvu uburyo bwo kugenda tumenyana bwagiye buba bukeya, ariko hashimwe Imana ko n'uyu munsi yabigennye ngo tumenyane, duhure, tuganire. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira rero amagambo atari bube menshi, ariko amagambo nifuza ko buri muntu wese azirikana, amagambo ashingiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 25. Niho tugiye kuganirira aya magambo. Ariko mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusabe uburinzi bw'Imana bube kuri twebwe. Data mwiza udukunda, mubyeyi wacu, turagushimye cyane, uhabwe icyubahiro. Reka tugushimire ko iyi gahunda nziza waduhaye, ndetse wongeye kuduha andi mahirwe yo kurira ku meza yawe ibyiyongera ku byo watugaburiye mu gitondo. Ndagusaba cyane ngo uyu mwanya ibitekerezo bibe kuri wowe, kandi gahunda nziza waturinganirije ni uko twifuzaho guhinduka. Uduhe guhinduka mu buryo bwose, uhabwe icyubahiro. Injye utoranyije ngo mbwire ubu bwoko, ndagusaba ngo imbaraga yawe imbeho, he kuba ninjye ahubwo ube wowe muri njyewe, mu izina rya Yesu. Amen. Butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho cya 25. Ni amagambo abantu benshi bamenyereye, yewe ndetse twamaze no kugera mu bihe ahari gushaka ikibwirizwa gishyashya gikangura abantu bishobora kuba biba binagoye, kuko ibintu byinshi abantu bari aha barabimenye. Tugeze mu bihe byo kongera kwibukiranya, kandi ibyo bihe byo kwibukiranya ni ibihe abantu bakwiriye gutekerezaho cyane, kubera yuko hari ubwo abantu bazapfira mu kuba ibintu byose barabimenye, nyamara kubimenya no kubigenderamo bikaba ari ibintu bitandukanye. Ikindi nshaka kubabwira nuko hari ubuhanuzi bumwe na bumwe bugenda busohora, kandi twarabubwirijwe igihe kinini cyane,
maze bitewe no kugira akamenyero kuko ibintu twabibwirijwe tukabibwiriza igihe kinini, maze igihe cyabyo cyasohora cyagera ntitubimenye ko twakigezemo. Rero uyu mwanya ndagira ngo twongere tuganire ku mugani Yesu yaciye. Ndatekereza ko atari ubwa mbere abantu bose bari muri iri teraniro bawumvise, yewe si n'ubwa kabiri. Ushobora no gusanga iki cyigisho ari ubwa 10 ugiye kukiga cyangwa ubwa 20, ariko ndifuza ko uyu munsi kitubera gishyashya. Haleluya. Ndifuza ko uyu munsi kitubera gishyashya kubera ko ubwo hari impamvu Imana yashinye ko cyongera kikagaruka. Wenda ni wowe, wenda ni njyewe, wenda nundi, shyira mu izina ryawe. Hari impamvu ibi bintu byongeye bikagaruka mu maso yawe ndetse no mu matwi yawe, ni ukugira ngo urebe neza yuko ibyo bikubwira cyangwa se ibyo byigisha ubihagazemo neza. Yesu yaciye imigani myinshi, tuzayibona mu butumwa bw'iziko bwanditswe na Matayo, Mariko, Yohana, Luka mu bice byabo bya mbere bibanza. Ariko urugendo rwe rwa hano ku isi rwenda gusoza, yagarutse ku migani 2 nshaka kubabwira. Umugani wa mbere niwo dusoma muri Matayo igice cyawo cya 22, ahanditse ngo umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Uyu mugani ufitanye isano ye cyane ndetse ya hafi n'umugani tugiye kuganiraho mu kanya. Uyu mugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami ndetse ni umugani ubabaje cyane, kubera yuko utangira utubwira yuko uyu mwami yari yacyujije ubukwe, umwana we yarongoye, maze abwira abagaragu be bamukorera ngo bajye kubwararika abantu ngo baze binjire muri uwo mu bukwe, ariko baramuhakanira, barabyanga, ndetse rwose barabihakana ati ntidushaka kujyayo. Bigera ubwo abagaragu baza babwira umwami wari wateguye ubukwe bati abantu ntago bafite umwanya. Arongera babwira ati nimugende mwongere mubinginge, ndetse atuma abandi bagaragu batandukanye n'abambere, kuko yatekerezaga ko abambere batabyitwayemo neza mu kubararika, ariko aba kabiri nabo barabyanga. Bamaze kubyanga biranga rwose, maze aba gatatu ndimo muri Matayo 22, aba gatatu bo nta nubwo banzwe gusa, ngo ahubwo barafashwe, barakubitwa, barashinyagurirwa, ndetse rwose barabica. Ariko Bibiliya irambwira ngo kuko ubukwe bwo bwari bwateguwe bugomba gutaha nta gisibya, nibwo umwami yafashe umwanzuro atuma abagaragu bandi, arababwira ati noneho mugende mu nzira nyabagendwa, murebe abo muri bubone baba arababi ndetse n'abeza, bose mubabwire baze mu nzu, umwami yateguye ubukwe kandi mwinjire. Haleluya. Ariko hari icyitonderwa, nibuke ko mu bambere haruguru abagombaga kuza bwa mbere bo bagombaga kuba bitabiriye ubwo bukwe ariko bakanabyitegura. Ariko kuri aba ba gatatu bo icyari cyari cyitonderwa, nubwo bari kuza ari abantu bavuye mu mihora, mu nzira nyabagendwa ahatandukanye hirya no hino, hari kondisiyo ebyiri zagombaga gutuma winjira mu birori cyangwa se mu nzu yo gucurizamo ubukwe, uyu munsi iyo twita sale. Kugera ku marembo, kuko umwami yari yavuze tumva mugende muzana ababi n'abeza, abafite imyanda y'uburyo bwose, abavuye guhinga, abavuye kwikorera ibishingwe, abiviriye hirya no hino, mwebwe mubabwire ngo icyangombwa ni ukuza gutaha ubukwe. Ariko bwagombaga kugera ari ku muryango, bakabanza bakiyuhagira. Haleluya. Bakabanza bakagira bate? Bakiyuhagira, kugira ngo ya myanda yose y'ubino bwiza byose iyo myanda ikurweho. Ni kwari ukwiyuhagira gusa, ahubwo hari n'akantu keza kateguye karimo amakanzu yo kwambara. Ayo makanzu yo kwambara nta muntu n'uyu n'umwe wari kuboneka utari kubona ikanzu imukwiriye, kuko yari yadodanywe ubuhanga. Maze umwami abwira ati rero mugende mubabwire baze, nibagera ku muryango babanze biyuhagire, nibamara kwiyuhagire buri muntu wese agenda afata ikanzu maze yambare, namara kwambara yinjire muri sare ategereza umukwe. Haleluya. Uko niko byagenze. Kati abantu munkurikiye, uko niko byagenze. Umwami abamukorera cyangwa se abagaragu baragenda babwira abo bantu, maze barinjira baraza. Ariko haje kubonekamo umuntu ahari waje ari kururumba. Yesu ashimwe. Kuko ku murongo wa 11 w'iki gice cya 22 aho twahereye, hari amagambo avuga ngo umwami yinjiye kureba abasangwa,
abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Ahari uyu muntu njya nibaza iyo ndimo ndaganira aya magambo, nibaza ne kubundi ubu yari yageze mate. Yesu ashimwe. Ahari se igihe yari yicayemo aha ngaha ari kureba abantu bambaye imyenda y'urwererane irabagirana, we yiyambariye ibyo yavanye mu murima, we yumvaga nta pfunwe yumvaga afite, nta kibazo yumvaga afite. Ahari se ubundi ubwo yageze mate, mpita ntekereza nkavuga n'ahari yaje ari kururumba avuga ati ndasanga bishize, maze yinjira huti arinjira. Ahari wenda se yaraje se, kuko nta kindi kintu yari afite cyo kumurengera. Kuko ku murongo wa 12 amagambo ahari aratubwira ngo, aramubaza ati mugenzi wanjye, haleluya, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose, ngo nawe agira gute? Araceceka kuko nta kintu yari afite cyo kwireguza. Ntiyari kuvuga ngo umwambaro nasanze washize, ntiyari kuvuga ngo ahari ikanzu nabuze mwinkwira. Murimo murabyumva abantu b'Imana, kuko ibyo byose umwami yari yamaze kubitunganya. Ntiyari kuvuga ati wenda nabuze amafaranga yo gukodesha, kubera yuko umwami yari yabiteguye. Ahubwo kuko ntacyo kwirengera yari afite, nicyo cyatumye ageramo. Umwami aje kureba asanga utambaye umwenda w'ubukwe, amubajije ngo nawe agira gute? Aracicika, arahora. Uyu mwenda w'ubukwe ufite igishushanyo nshuti z'Imana. Yesu ashimwe. Kuki nifuza ko tuganira ku bukwe? Mu byigisho turimo turiga cy'iki gihembwe, ndatekereza hari ku cyigisho cya 4 nimba mbyibuka, cya 4 nimba atari cya 5, twagarutse ku kigendanye n'ubukwe, maze baradusobanurira ngo ubukwe ni isano umuntu agirana n'Imana. Haleluya. Ubukwe ngo ni isano umuntu agirana n'iki? Yaba ubwo dutegura mu miryango yacu, yaba ubwo duhihibikanira gukora. Icyo ni ikimenyetso, ni igishushanyo cy'isano dukwiriye kugirana n'iki? N'Imana. Kandi ni nabwo buryo Kristo azaza gucyura umugeni we. Ndetse n'iyo dushyingira, n'iyo duhugura abasore bitegura kurushinga, tuba tubereka yuko ubukwe bakora bukwiriye kutabamo ikizinga, bukwiriye kutabamo ibyanduye. Nubwo bw'iyi minsi bwo ari ibindi, ariko nicyo tuba tubahugurira, tuberekeza ku isano, ku bukwe Kristo Yesu agiye kuzagira aho azabaje gucyura umugeni we. Haleluya. Bahazabaje gucyura iki? Niyo mpamvu uyu munsi ubukwe bukwiriye kuba bufite icyo bushushanya. Nubwo nzi neza ko abasore b'iyi minsi, by'umwihariko abinaha muri uyu Mutara, ikintu cyitwa ubukwe ntabwo kirasobanuka muri bo. Ujya kumva umushefu gide, muyobozi, niba hari n'ikiganiro mwateguye kibigarukaho, muze kukishyiramo imbaraga rwose, kuko birambabaza cyane kubona umujiya wize mu ishuri rya jiya agaca mu mitwe yose. Yesu ashimwe. Akaba azi neza ukwera kw'itorero, maze agahagarara agakundana n'umukobwa rwose w'umwizera, maze ejo ukazajya kubumva ukumva ngo runaka yarishingiye, ngo yagize atera aba mu itorero rirafatanya. Njya mbona umwete abajiya bino sitasiyo bagira mu gutabara uwagize ibyago. Ntabwo nzi neza niba uramutse ubaye ufite ubukwe, umwete tugaragaza dutabara batabura kugutabara igihe ufite n'ibirori by'ubukwe, ku buryo wumva yuko gukora ubukwe nk'igishushanyo cy'icyo Bibiliya ivuga, wumva atari ibintu bikureba. Nyamara ejo yamaze gukora ubukwe ukazasanga arimo araburanisha gahunda ngo njya mpura nabyo cyane, ngo pastor narishingiye barampana, ngo none ndashaka yuko unkura mu gihano. Ngo mukura hehe? Nkamubaza se byibuze indongozi warayisomye ureba icyo uyu muntu ukurwa mu gihano icyaba yujuje? Ese uwo mwasezeranye, uwo mwabanye, mwagiye gusezerana? Ati hoya. None se ubundi hashize kingana iki? Amezi 3. None se urifuza ko ngukura mu gihano? Ahari indongozi y'itorero wabonye iki bivugaho? Yesu ashimwe. Ndagira ngo mwumve mwabasore mwe turi kumwe hano,
ubukwe bufite icyo bushushanya, ntabwo bwapfuye kubaho gusa. Impamvu Bibiliya ibigarukaho kenshi ni uko bishushanya ubumwe tugomba kujyana na Kristo, kandi bigashushanya uburyo Kristo azaza gucyura umugeni we yakoye amaraso y'igiciro cyinshi. Niyo mpamvu dukwiriye gufuhira iryo fuhe rikomeye, ndetse tukabiharanira cyane ku rwego rukomeye. Maze narindi muri iki gice cya 22, aho umwami yinjiye kureba asanga umuntu utari wambaye umwambaro w'ubukwe. Uyu mwambaro w'ubukwe ni imico ya Kristo dusabwa kuba dufite, kandi iyi mwambaro w'ubukwe Kristo wenyine ne wayidodeye. Icyo ngewe nsabwa nawe usabwa ni ukwemera kwakira iyo mico. Haleluya! Ni ukwemera kwakira iyo mico ikaba iyanjye nabi ikaba iyawe. Nibwo icyo gihe ugaragara nk'uwambaye umwenda w'ubukwe. Hari ibyo nabashije kubabwira kubw'uko ndi kwihuta, ariko twese dutegerereje muri iri torero nk'uko ba bantu bari bategerereje aho ubukwe bari baje gutegerereza aho ubukwe bwari bwabaye, bwari bugiye kubera. Ni nk'uko natwe dutegerereje mu kuzaza kutujyana. Haleluya! Kandi twagiye tuva hirya hatandukanye, hirya iyo ngiyo, mu madini atandukanye, mu bigirwamana bitandukanye, mu nzoga, mu businzi, mu busambanyi. Imana iraduhamagara. Haleluya! Ariko irabanza atubwira ngo kugira ngo mwinjire muri iri torero mugomba kubanza gukaraba mubatizo. Mugomba kubanza kugira gute? Tukemera ko dupfuye kuri ibyo bya kera, tukazukira kuba imibereho mishyashya. Kandi tugomba kubanza kongera kwambara ikanzu ari izashushanya umugeni wa Kristo w'ukuri. None abantu benshi muri mwe mwambaye ikanzu cyangwa mumeze nk'uyu nguyu. Yesu ashimwe. Sabato nziza. Twese dukwiriye kwibaza, ikanzu Kristo dusaba kwambara niyo twambaye, cyangwa dushobora guseka uyu muntu winjiranye umururumba natwe turi mugenzi we? Mbese aho ngaho aho Kristo ubwo agiye kugaruka azasanga uyu mwambaro tuwambaye, cyangwa natwe tumeze nk'uyu muntu? Imico ya Kristo iratugaragaramo bite na Kristo muri iyi minsi, aho agakiza abantu bari baragashingiye mu nsengero, ariko Imana ikaba yarashimye ko mu nsengero gahagarara. Akawe kameze gate kuri imbere y'Imana? Matayo 25. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umurongo umuyobozi wacu yadusomeye uranditse ngo umukwe atinze bose barahunikira. Ndashaka kubabwira ikintu gikomeye, munyumve neza bantu b'Imana. Muri ibi bihe bikomeye, muri ibi bihe turimo turageragezwa, muri ibi bihe ukwizera kwacu kurimo kurageragezwa. Yesu ashimwe. Imana yadushyize ku rutaro, turimo turashungurirwaho. Ndagira ngo babwire ngo Yesu avuga iby'uno mugani yavuze yuko ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa ngo n'abakobwa 10 bagiye gusanganira umukwe. Ubwo ngubwo bifitanye isano n'ibyo twavugaga hirya mu gice cya 22. Bagiye gusanganira umukwe ngo 5 bari abapfu, abandi 5 bari abaki, bari abanyabwenge. Ndashaka kubabwira ikintu aba bantu bari batandukaniyeho, ndetse n'ibindi byinshi bari bahuriyeho. Aba bakobwa 5 b'abapfu ngo bari bafite amatabaza yabo, ariko hirya y'amatabaza bafite n'uducupa turimo amavuta. Haleluya! Byise uducupa, ariko biriya byise ngo ni imperezo. Bafite amavuta mu mperezo zabo. Hakaba abandi 5 b'abapfu rero, nabo bari bafite amatabaza. Aya matabaza bari bayitwaje rwose, ndetse ariko ku ruhande ntibamenye ibanga aba bakobwa 5 b'abanyabwenge bafite ngo nabo babigane, ahubwo nta kindi bafite. Ariko uyu mugani usobanura gute mu buryo bwumvikana? Ntabwo nenda kubatinza, ariko reka tubaze ibyanditswe byera. Reka tubaze ibyanditswe byera. Ubundi uyu mugani usobanura gute? Mu gitabo cy'intambara ikomeye, kuri page yacyo
ya 284. Amagambo ahari aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira. Umukwe atinze bose bagira bate? Kubera yuko igihe cyo kugaruka kwa Kristo gisa nk'icyatinze nk'uko bamwe tubyibwira, niyo mpamvu baba abadivantiste b'uburyo bwose ndetse bamwe na bamwe rwose mu bo twajyaga tubona batubwiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubu uyu munsi bafite ibitotsi bikomeye cyane, bafite ibitotsi bigoye bikomeye ku buryo nta n'umwanya wo kujya abonana n'Imana kigira. Mukanguke mbabwire. Maze icyo gihe ubwami bwo mu ijuru, hepfo ngo ukugaruka kwa Kristo nk'uko kwavuzwe n'ubutumwa bwa marayika wa mbere kwagereranyijwe no kuza k'umukwe. Haleluya. Kwagereranyijwe no kuza kw'iki? Reka mbabwire rero ngo bose bari bafite amatara yabo. Hano muri iki gitabo baradusobanuriye ngo ni Bibiliya. Bose bari bafite amatara yabo cyangwa amatabaza yabo ariyo Bibiliya. Yesu ashimwe. Twese uko turi hano twicaye hano turimo turagendana Bibiliya. N'ubu ngubu turimo turazisoma, ariko hari akaga gakomeye. Hari uri kuyisoma ariko iruhande rwe hatari icupa ririmo amavuta. Igihe kigiye kuzajya ndetse cyarageze ndetse kigenda kigera, wenda nawe cyakugereyeho aho iri tara rizakuzimana. Haleluya. Aho itara rizagira gute? Rizakuzimana rwose ndetse rizime. Ndetse icyo tubonye nuko abo bakobwa 5 bose uko ari 10 baba 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge ngo bose bagize bateye, bose barasinziriye. Yaba hari umuntu wigeze kugira uko yikabakaba muri we, yaba hari umuntu bitari bigize icyo bibwiye, hari ubwo twese twisanga mu gatebo kamwe bitewe n'ibihe turimo. Ntago nzi nimba murimo muranyumva. Bitewe n'ibihe tugize gute? N'ibihe turimo. Maze ibihe byo gusenga bigashira, wanagerageza ngo urambure ibyanzwe byera ukumva byanze, wanagerageza ngo uboneke mu materaniro ari kuba kumva biranga. Hirya yiwawe akaba hari itsinda ririmo ririga, ukumva hari imbaraga igusunika ikubuza kujyayo. Nuko bigenda. Ariko ndashaka kubabwira ikintu gikomeye kibanga. Hepfo baravuga ngo ariko mu gihe abakobwa bapfu bafataga amatabaza yabo ntibajyanye amavuta ku ruhande, abakobwa b'abanyabwenge bo bajyanye andi mavuta ku ruhande n'amatara yabo. Aba bakobwa b'abanyabwenge bari barakiriye ubuntu bw'Imana. Bari barakiriye ubuntu bw'iki? Imbaraga ya Mwuka Muziranenge yabagiraga bashya kandi ikabamurikira, niyo yatimaga ijambo ry'Imana ribitara rimurikira ibirenge byabo n'umucyo umurikira mu nzira bacamo. Bantu b'Imana, kuba abantu bari muri iri toro ariko badafite Mwuka Wera, ibihe bigiye kuzadukomerana kurenza uko mubibona, kandi kuzatuma dukanguka bigashoboka nuko dufite imbaraga ya Mwuka Wera. Nuko dufite imbaraga ya Mwuka Wera. Ibihe byo kubomborekana, ibihe byo kwitwara uko dushaka birimo biragenda bigera ku musozo. Biradusaba ko dufite imbaraga ya Mwuka Wera. Birasaba ko abantu bakwiriye gusaba imbaraga ya Mwuka Wera ikaba ari ibayobora. Ngo bari barakiriye ubuntu bw'Imana buhindura umutima, ndetse ngo ubwo buntu bw'Imana, imbaraga ya Mwuka Wera Muziranenge bari bafite nk'amavuta mu mperezo zabo, ngo niyo yatumaga iri jambo bibaryohera, niyo yatumaga na gahunda yo guhura bishoboka, niyo yatumaga bagira inzara n'inyota byo gushaka kumenya icyo Imana yavugiye mu ijambo ry'Imana. Iyi mbaraga ya Mwuka Wera abantu barayibuze benshi, ndetse na benshi twicaye aha hatabayeho kwibeshya no kubeshya Imana, twakika bakaba twasanga nayo dufite. Iyi mbaraga ya Mwuka Wera abantu babuze ni nayo itumye uyu murimo wacu udindira. Iyi mbaraga ya Mwuka Wera abantu benshi barayibuze, kandi nigiye kuzasoza uyu murimo. Nigiye kuzasoza iki? Niyo mpamvu hepfo baravuze ngo bari bafite ibyababayeho buri muntu wese ku giti cye. Haleluya. Bari bafite ibyabayeho buri muntu wese ku giti cye kandi byihariye. Bari bizeye Imana n'ijambo ryayo,
bitashoboraga gusenywa nuko batabonye icyo bari biteze, ndetse no gutinda ubwacyo. Abandi aribo batanu b'abapfu bari ngo bafashe amatara yabo ntibajyana amavuta ku ruhande, bari baragiye batabanje gutekereza. Hari abantu binjiye muri iri torero batabanje gutekereza, ari nabo twabonye mu gice cya 22 bagereranywa n'umuntu winjiranye umururumba akaba atambaye umwambaro w'iki ubukwe, ngo bari baragiye batabanje gutekereza. Hari abantu baje ahangaha binjira muri iri torero baje gushaka abasore beza, baje gushaka abakobwa beza, abagore beza bakubaka, bahageze inshingano zirabafata, ariko nta mwanya bafite wo gushakisha umwambaro w'ubukwe ngo uwawe. Nta mwanya bafite wo kwakira Mwuka Wera no kumusaba ngo bakoreshe. Niyo mpamvu babaho bahorana mu makimbirane atarangira. Niyo mpamvu babaho dore twambaye amakositimu ya jiya y'ikiciro, ariko urebye mu imico yabo ntaho ihuriye n'ibyo bavuga ko bizera. Ni ukubera ikizi? Ni ukubera yuko baje muri iri torero batabanje gutekereza. Twinjiye tutabanje gutekereza impamvu, ndetse turirimo tutazi impamvu itubeshejemo. Niyo mpamvu handitse ngo bari baragiye batabanje gutekereza, kandi bari bagiye batabanje gutekereza. Ubutumwa bukomeye bumvise bari bwarakanguye ubwoba bwabo, ariko bari barishingikije ku kwizera kwa bagenzi babo. Banyurwa gusa n'umucya udafite ishingiro waturukaga ku marangamutima meza yari abarimo, badasobanukiwe ukuri neza cyangwa ngo bamenye iby'umurimo nyakuri w'ubuntu ukorerwa mu mitima. Abo bari baragiye gusanganira Umukiza bafite ibyiringiro byo kubona ingororano uwo mwanya. Hari abantu binjiye muri TMI maze turabinjiza bazi ko Kristo agiye guhita agaruka, nyamara kwihana guhereye mu mizi ntabwo bari bafite. Yesu ashimwe. Mwene aba bantu muzabumva, muzababona. Imana avuze yuko bo tukwiriye no kubazabarebera ku mbuto twera. Na mbere bwo twapfaka kubeshya, ariko uyu munsi aho guhurira harabuza, haduhuzaga hararangiye. Ubu noneho nibwo dukwiriye kugaragaza imbuto twera, koko niba turi abantu b'Imana. Kandi izi mbuto ntabwo zishobora kwera. Yesu ashimwe. Abagalatiya igice cya 5 batubwira yuko izi mbuto zigomba kwera kuri Mwuka Wera. Uyu Mwuka Wera tutamufite ntibidushobokera ko twakera imbuto. Nguko iri tandukaniro ry'aba bakobwa batanu b'abapfu. Maze negereza aho nshaka kuza gusoreza umurongo wa 6. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwaraje nimusohoke mu musanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Haleluya. Baboneza amatabaza yabo. Ubijoro ririmo riratutumba, ndetse tumaze kugera mu gicuku gato cyane. Tugiye kuzumva ibintu bidasanzwe, tugiye kuzumva ibintu bizadusaba ko buri muntu wese akanguka, ariko hazakanguka bafite amavuta mu mperezo zabo. Yego n'abatayafite bazakanguka, ngo ariko bazashaka ijambo ry'Imana, bazashakisha ikintu cyamara inyota n'inzara mu mitima yabo, ngo ariko ntacyo bazabona. Amosi igice cyaho cya 8 umurongo wa 11 ni ubuhanuzi kandi bwenda kuzasohora vuba aha cyane. Igitabo cy'umuhanuzi Amosi igice cyaho cya 8 umurongo waho wa 11. Ndagira ngo turebe iby'ubu buhanuzi bukomeye. Igice cya 8 umurongo wa 11, amagambo hari aravuga ngo, dore iminsi izaza ni Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka, ariko ntibazaribona. Vuba aha cyane ubwo mureba abantu iby'Imana byamaze kubatera iseseme, bigiye kuba ingume. Nibimara kuba ingume, hanyuma Mwuka Wera ndetse imbaraga y'Imana ikabakaba imitima, nibwo buri muntu wese azikabakaba agashaka icyo afite. Haleluya. Niba hari umuntu uri gusinzira uyu munsi akaba afite ibitotsi birimo birarwanya ubugingo bwe, ariko akaba afite hari ukuntu hari agakiregeshwa afitanye n'Imana, niyo kaba ari gato, Imana izagaheraho. Imana izagira gutera. Ni ibintu nshaka kubasomera mu kanya ndimo ndasoza. Imana yiteguye kugaheraho, ariko ndashaka kubabwira abantu bamwe badafite ikintu na kimwe bafite, uretse kubavuga ngo gusa ndi umukuru w'itorero, ndi pastoro, ndi umuyobozi wa jiya, ndi umuririmbyi, iyo korari mbuzi irahagarara. Ndashaka kukubwira ko ibyo bintu nta kintu bizakumarira. Haleluya.
keretse gusa niba hari isano ufitanye na Kristo. Kabone niyo waba ubona igenda icika uyu munsi, ariko ijuru ryiteguye kuyambika imbaraga mu buryo bwose. Tugaruka aho twari turi kugira ngo twegereze hepfo aho dusoreza. Maze umurongo wa 7, maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Ngo abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rugira gute? Rurakingwa. Maze Yesu asoza uyu mugani avuga ngo, hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Iri jambo Yesu yarikoresheje inshuro nyinshi muri Bibiliya, aho atubwira aduteguza yuko azabwira abantu ko atabazi, kandi abazabwira ko abazi ni abahoraga bamuririmba, ni abahoraga bamubwiriza, ni abahoraga bamumenyekanisha mu bandi. Ariko bazatungurwa no kumva babwiwe ngo ntabwo tugize gutera, ntabwo nkuzi. Matayo igice cya 7, ubutumwa bw'Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 7 ku murongo wa 21, amagambo ahari aravuga ngo, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru agize gute? Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe? Umva nawe, barabwirizaga? Yesu ashimwe abantu b'Imana. Barabwirizaga? Nitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? Ndetse nitwirukanye n'abadayimoni mu izina ryawe? Nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira n'isi nigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Yesu azababwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'iki? Ubu uyu munsi muri iri teraniro byambabaza ndetse binababaje Imana. Habaye hari umuntu wabuze ko akorera Imana, ariko akaba ijuru ryanditse imbere y'izina rye ngo ni inkozi y'iki? Y'ibibi. Biturutse kuki? Kuko utarafashe umwanya wo kumenyana na nyir'umurimo. Ni gute twamenyana na nyir'umurimo? Bantu b'Imana, nshuti zanjye, ndagira ngo dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cyaho cya 3. Ni gute twamenyekana kuri nyir'umurimo? Ngo ahari igihe umukwe azaba aje tuzamusanganire. Ezekiyeli igice cyaho cya 3, mbabarire ni Yeremiya igice cyaho cya 3, Yeremiya igice cyaho cya 3. Ndagira ngo dusome ku murongo uhari, maze turebe tuzirikana amagambo dusomye hirya. Amagambo uvuga ngo, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru agize gute? Umuntu wese uvuga ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru agize gutera ashaka. None ni ibiki Data wo mu ijuru ashaka? Umurongo wa 16 w'igice cya 3, wa 13, umurongo wa 13 haranditse ngo, icyo nshaka kimwe. Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 13, icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti gitoshye cyose, kandi niwumviye ijwi ryanjye, ni ku Uwiteka avuga. Iyo turimo turabwiriza abantu inzira, twebwe ubwacu tudafiteho amateka, tudafiteho n'ubumenyi na buke, tuba turimo turakora ikosa ryo kuyobya abantu. Kuko ntabwo wabwira umuntu ngo irw'imiyaga ni hariya nawe utaragerayo. Ntabwo warangira ngo irw'imiyaga ni heza utazi uko hasa. Ikindi, igihe Imana iduhamagara ngo twongere twivugurure mu mitima yacu, twihane kandi tumaramaze, maze iryo jwi tukarishyira ku ruhande tukumva ko bitatureba, bantu b'Imana tuba turimo turakora icyaha gikomeye. Niyo mpamvu icyo Imana yifuza nuko twemera ibyaha byacu. Haleluya! Nuko twemera ko turi abanyabyaha, kandi ntibirangirira aho gusa, ahubwo tukemera gutsindishirizwa, tukemera Kristo agatura mu mitima yacu. Nibwo tuba tubitse ikizaturengera mu minsi iri imbere, nibwo tuba tubashije kwibika ikizatuma dutambuka mu rugamba ruri hano imbere rukomeye. Imana yiteguye kunyuzamo abantu biteguye. Imana ihabwa icyubahiro.
Reka nsoreze mu magambo ari hano muri iki gitabo cyitwa inama zigirwa itorero ku cyigisho cya 35 kiravuga ngo icyo abasore bahamagarirwa gukora. Icyo abasore bahamagarirwa gukora. Haranditse kuri page ya 150 ngo basore inshuti nkunda, icyo mubiba nicyo muzasarura. Ubu ni igihe cyanyu cyo kubiba. Mbese umusaruro uzaba iki? Ijambo ryose muvuga ni imbuto nziza cyangwa imbuto mbi, kandi amaherezo ikazazanira umubibyi umunezero cyangwa umubabaro. Imbuto yabibwe nizasarurwa, nizagira itera bimwe mu bibira mu rwiherero, bimwe mu bibira mu rwihisho, iyo niyo mwiteguye ko muzasarura. Arakomeza ati Imana yabahaye umucyo ukomeye n'amahirwe menshi. Uwo mucyo umaze gutangwa, akaga kanyu mumaze kukerekwa neza. Inshingano isigaye ni yanyu. Uko mugenza umucyo Imana yabahaye nibyo bizaba urugero rwo kubahesha umunezero cyangwa se umubabaro. Uko mugenza umucyo n'uyu munsi, uko tugiye kugenza uyu mucyo Imana iduhaye, ibyo bizajya naho tuzagana. Ndetse yasoza avuga ngo mwese mufite ibyiza cyangwa ibibi mushobora gushyira mu bwenge bwanyu no mu ngeso zanyu. Icyakora uko mugenza byandikwa mu gitabo cy'urwibutso cyo mu ijuru. Marayika ijuru ribishimire. Ijuru riduhe guhinduka, kuko vuba bidatinze nitudahinduka ibintu byo bizahinduka. Kandi nibihinduka abantu banze guhinduka bazarira amaburira yo kuboroga, ndetse bazikorera amaboko, bazibaza imyaka n'imyaniko bamaze muri iri torero cyo byabamariye babibure. Ariko icyama ngo nge namwe uyu munsi twige guhinduka, ijuru ryadukorera amateka kandi ryaduhindurira amateka. Nicyo mbasabira, nanjye ubyisabira mu izina rya Yesu.